platform zose z'umuziki izo wabuzi zose mu Rwanda amaze imyaka inari best female artist ariko ikindi niwe mukobwa wa mbere waronkinze album ye hanze y'u Rwanda ku mugabane w'Uburayi mumfashe twakire umuhanzi yitwa Bwiza, amazina nyakuri ni Bwiza Emerance. Uyu akaba ari umuhanzikazi, akaba umwanditsi w'indirimbo usanzwe ubarizwa mu nzu ifasha abahanzi izwi nka Kikasi Music Label. Yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi harimo yitwa Ready, Wibeshya, Ahazaza, Gake Gake n'izindi zitandukanye. Arimo kwitegura gusohora album ya gatatu yise Home mu kwezi kwa Kamena ndetse no kwezi kwa Nyakanga muri uyu mwaka. Ari mu bitaramo bya Summer Country Tour, ni bitaramo bizenguruka intara z'u Rwanda, afatanyije n'abahanzi barimo Bruce Melody, The Ben ndetse n'umuhanzi Kitoko Bibarwa. Tour kugeza ubu ngubu amakuru abashije kujya hanze ni igitaramo zatangira aho kiri Rusaka muri Zambia, ibindi byose nzabibamenyesha so. Ibitaramo bya Summer Country Tour tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu byakomereje mu karere ka Bugesera, aho uyu muhanzikazi avuka. Ni mu rugo ariko kandi ntibyamukundiye ko ataramira abakunzi be hari mu karere ka Bugesera. Bari baje ari benshi cyane biteguye kumwereka urukundo, biza kurangira uyu muhanzikazi Bwiza atabataramiye nkuko byari biteganyijwe. Byagenze gute, niki cyabaye ngo ayikaze muri ikiganiro? Ariko kandi mwibutsa gukora subscribe, hanyuma kandi wibuke gutanga igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tuganire. Iyo wakubiswe ndabirota ntajikana kwibagiwe nabona umukumisezeta ni hano ubona gusarire mbona uranyinda cyane iyo ndi mu bihe byandetako. Umuhanzikazi Bwiza yasabye imbabazi abakunzi be nyuma yo kubura mu gitaramo cya Summer Country Tour cyabereye mu karere ka Bugesera kuwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu bitewe n'impanuka yakoze. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram, Bwiza akaba yavuze ko yagize impanuka ubwo yari mu nzira agana igitaramo cyabereye. Ibi bikamuviramo rero kutabasha kuhagera nk'uko byari biteganyijwe. Mu butumwa bwe Bwiza yagize ati babajwe cyane no kuba ntabashije kubataramira nk'uko byari biteganyijwe. Ati nagize impanuka mu nzira yerekeza igitaramo cyabereye bituma bidashoboka ko gera ku rubyiniro. Yakomeje avuga ko asobanukiwe agahinda abafana be bagize ko ngo bari bamutegereje, anabashimira urukundo n'inkunga bakomeje kumuha. Yakomeje agira ati ndabizi ko benshi bari bategerezanyije amatsiko iki gitaramo. Ati kandi nanjye birambabaje cyane kuba ntabashije kuhaboneka. Urukundo n'inkunga byanyu ati bivuze byinshi kuri njye. Bwiza yavuze ko azagerageza kubashumbusha mu minsi iri imbere. Uyu muhanzikazi yarategerejwe muri Summer Country Tour i Bugesera, dore ko yaherukaga gutangaza ko yiteguye gushimisha abafana be mu buryo budasanzwe. Ni nyuma yuko yari yaririmbye mu karere ka Musanze ndetse na Nyagatare muri ibi bitaramo birimo kuzenguruka igihugu, aho uyu muhanzi biteganyijwe ko igitaramo cya kane kizakomereza mu karere ka Rubavu. Biramutse bibaye amahire akaba yakize, yazagaragara kuri stage yo mu karere ka Rubavu ataramira abatuye muri karakarere. So bwa mbere Bwiza azaba agiye gutaramira Rubavu muri uyu mwaka 2026, cyane ko ubwo Summer Country Tour itangirira mu karere ka Musanze, Bwiza yakomereje urugendo rwe mu karere ka Rubavu. Birumvikana ko yavuye mu ntara y'Amajyaruguru akomereza mu ntara y'Uburengerazuba, aho yaragiye gutaramira abakunzi be muri iryo joro hari ku munsi wa gatandatu. Avuye mu karere ka Musanze yaragiye mu bitaramo bya Rubavu Music Award, hari agiye gutangwa ibihembo ku banyamuziki ndetse no kugaragaza impano nshya mu cyitwa Rubavu Music Award and Talent Detection. Icyo gihe Bwiza mu kiganiro twagiranye yagarutse ahanini
ku bwitabire ndetse agaruka nanone ku bafana b'ibihangano bye mu karere ka Rubavu ndetse anabateguza mu by'ukuri umunsi nyirizina wa Summer Country Tour azaba ari kuwa gatandatu aho izaba yakomereje hariya nyine mu karere ka Rubavu. Benshi bakomeje kwibaza ese Bwiza arakira aboneke mu karere ka Rubavu cyangwa impanuka yakoze irakomeye. Ariko kandi nkwibutse ko tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu aribwo uwitwa Bruce Melody ugitangaza cyangwa se 001 yatangaje ko Bwiza ari umwe mu bahanzi bane bagomba kuzenguruka mu bice bitandukanye by'igihugu bataramira abanyarwanda binyuze muri Summer Country Tour. Kuri iyo tariki Bruce Melody yatangaje ko Bwiza yiyongereye kuri The Ben ndetse na Kitoko. Abakunzi ba muzika babyakira ari benshi ndetse baranabyishimira kubona Bwiza nk'umwe mu bakobwa bake dufite muri muzika nyarwanda yemera kuzenguruka igihugu akaba yataramira abanyarwanda. Kuri iyo tariki rero Bruce Melody ni nabwo yagaragaje ko tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu bazahera mu karere ka Musanze ibitaramo bya Summer Country Tour. Agaragaza ko tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu bazakomereza mu karere ka Nyagatare ndetse nako byagenze neza cyane. Mu karere ka Bugesera rero niho habonetse ikibazo tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu aho Bwiza yabuze. Abenshi bakibaza se Rubavu ko tariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi uyu muhanzikazi azagaragara kuri stage. Reka dukomeze tubihanga amaso. Nyuma yo kuvuga kuri Bwiza reka tujyane Nyamata mu karere ka Bugesera habereye igitaramo cya gatatu barayita match ya gatatu hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Aba bakomeje kuvugwa cyane guhera ku tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo ibitaramo bya Summer Country Tour byatangiraga. Mu bikomeje kuvugwa cyane ndetse binagaragazwa na bamwe mu bakurikira cyangwa se mu bakomeje gukurikira Summer Country Tour baravuga ko mu bitaramo bitatu bimaze kuba cyangwa se icyo twakwita match 3 zimaze kuba hagati ya Bruce Melody na The Ben muri rya hangana abantu bakomeje kugarukaho cyane muri iyi minsi. Baragaragaza ko Musanze cyangwa se mu karere ka Musanze The Ben yigaranzuye bikomeye Bruce Melody. Gusa kandi abafana ba Bruce Melody bakavuga ko yarimo kumuha ikaze cyane ko nabwo ibitaramo bya Summer Country Tour byari birimo gutangira. Bakomereje Nyagatare amanota arimo gutangwa nuko Bruce Melody na The Ben banganyije kuri stage. Baranganyije kuri stage aya n'amanota arimo gutangwa n'abafana ndetse n'abandi basanzwe bakurikiranira hafi bijyanye n'imyidagaduro by'umwihariko abari gukurikirana ibi bitaramo. Ni mu gihe kandi mu karere ka Bugesera witwa Bruce Melody yaje gufata umwanya wa mbere nyuma yuko bamwe mu bafana bagaragaje ko Bruce Melody yakubise inshuro The Ben bikaza kurangira nyine yigaragaje nk'umuhanzi mwiza w'umunsi wa gatatu cyangwa se w'igitaramo cya gatatu cya Summer Country Tour. Rubavu rero barayita finale ati rwose Rubavu bizaba ari short time azaba ari final. Nkeneye abantu bari mu karere ka Rubavu muri comment muze mutubwire mwiteguye kwakira gute abahanzi The Ben na Bruce Melody by'umwihariko Kitoko bibarwa umwe mu bahanzi b'aba legend dufite mu Rwanda aho ngaho Rubavu. Nizere ko namwe mwiteguye ko mwakira neza cyane ko hashize igihe kinini cyane uyu muhanzi Kitoko bibarwa adataramira Rubavu. Ari nawe kandi tugereza uyu muhanzi kazi Bwiza tureba niba azagaruka kuri stage. Uwitwa Bruce Melody ajya kwinjira Nyamata byari ibihe bidasanzwe cyane ko Bruce Melody yinjiye Nyamata ari kumwe n'abafana be ndetse n'imodoka zari zimuherekeje. Nyuma ye hari cya kimbisi kinini cyane cyanditseho Summer Country Tour. Ubona ko mu by'ukuri kwitegura cyangwa se imyiteguro yo yashyizwemo imbaraga ku rwego rwo hejuru cyane. Abari Rubavu rero nizere ko muri tayari dure Rubavu ubundi dukomeze turyoherwe n'iyi Summer.